mu ishusho yayo ngo agenga ibiremwa byose byo ku isi. Ufite umukiza udukunda cyane, ni umwami w'amahoro, agendana natwe akatumenyera ubuzima, ni umukiza wacu, abana natwe aradukiza cyane, umucunguzi wacu. Ibyabaye biriho ntibizahoraho, niwe bikesha ubuzima, niwe mwami mwiza twihitiyemo. Yezu Kristu yaje kuducungura, yiyereka imitwaro y'ibyaha byacu byose, kugira ngo adukize umwijima w'iyi si. Ufite umukiza udukunda cyane, ni umwami w'amahoro, agendana natwe akatumenyera ubuzima, ni umukiza wacu, abana natwe aradukiza cyane, umucunguzi wacu. Ibyabaye biriho ntibizahoraho, niwe bikesha ubuzima, niwe mwami mwiza twihitiyemo. Mutagatifu yaje kutuyobora ngo tureke kuyobagurika mu kwemera, maze tuyoboke inzira y'Imana by'ukuri. Ufite umukiza udukunda cyane, ni umwami w'amahoro, agendana natwe akatumenyera ubuzima, ni umukiza wacu, abana natwe aradukiza cyane, umucunguzi wacu. Ibyabaye biriho ntibizahoraho, niwe bikesha ubuzima, niwe mwami mwiza twihitiyemo. Umubyeyi Mariya yatubyariye Jambo, ahora adusabira kunyura Imana, ngo tuzamusange mu ijuru ijabiro. Ufite umukiza udukunda cyane, ni umwami w'amahoro, agendana natwe akatumenyera ubuzima, ni umukiza wacu, abana natwe aradukiza cyane, umucunguzi wacu. Ibyabaye biriho ntibizahoraho, niwe bikesha ubuzima, niwe mwami mwiza twihitiyemo. Abamarayika bahora baturinze ngo tudahungana tukagwa mu cyaha, bagatanga raporo